se akamaro ka paruwasi wenda ryo shingiro aho dutuye. Ntashaka kugira ngo ayo mazi atugire akamaro. Mwagira ngo Sekibi atangira iryo jambo ry'Imana, umwuka w'Imana ayo mazi akabitangira kugira ngo byere kutugirira akamaro. Ubona ko batandukiye cyane ikingoro y'Imana yagombye kuba iricyo. Ubu kuri Evangeli twumvise ntago bitandukanye n'ibiri gukorwa. Nababwiye nti muri minsi dufite amadini menshi, ariko yose yabaye ubucuruzi. Kuba tutaramenya akamaro k'amabanke muri iyi minsi, amabanke ariho mangiye kuvuga ngo aratwiba, ariko bambabarire ntago ari uko batwiba, ahubwo nuko hari ikintu kibuze. Nk'ubu umuntu ushaka gutera imbere akavuga ngo ndajya muri banke, akenshi amabanke muri iyi minsi agwa kuri interest zigera kuri 18%. Ni menshi cyane mu mafaranga. Kugira ngo umuturage azafata inguzanyo muri banki yishyure gutyo azunguke biragora. Kristo yazakozwe. Ni nkuko wafata ishuri muri minsi ryiyubashye bakaguca 100,000 ngahe ku gihembwe, ukavuga ngo hari umuntu uzaryigamo agire. Ariko murebe ko abihaye Imana babijyagamo bakigisha neza kandi ntibasabe amafaranga menshi, bityo abantu bagatera imbere. Byari na byiza ko dutekereza ni gute na banke ziraza kandi ntidusabe urwunguko rukabije, abantu bakabona akamaro ka banke. Muracyafite rero, muracyafite umukoro muri sosiyete, akamaro ka kiliziya muri sosiyete, cyangwa se akamaro ka paruwasi wenda ryo shingiro aho dutuye. Ntago abantu bajya babitekerezaho cyane, ariko uyu munsi tuzirikanaho iyi kiliziya yitiwe Iratrani. Kiliziya Iratrani, ishingwa ryayo, tahwa ryayo, ni amahirwe tubonye kugira ngo tubizirikane, kuko burya ntago abantu bajya babitindaho. N'ubu turi kubaka paruwasi, ariko muri kimwe murya mu bituma bitinda ko yakuzura si ubukene bw'abantu, ahubwo nuko batazi akamaro kayo. Uyu munsi rero reka tubitindeho, turi buze kubona ko abantu banabyumva koko byabagirira akamaro. Twumvise mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel mu buhanuzi bwe yeretswe uburyo ingoro, ngo yeretswe amazi yaturukaga mu ngoro, ngo marayika aramutwara, amazi agenda amubana menshi ku buryo atashoboraga no kuyanyuramo, kandi amazi yanyuraga mu ngoro. Ariya mazi ashushanya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizanyura muri ya ngoro, abantu bazumvira muri ya ngoro, ndetse uko baryumvise bakarijyana hanze. Ni bwa butumwa, noneho rikagenda rifasha abantu. Umuhanuzi Ezekiel atubwira ko ngo uko amazi, abantu baratuye kuri amazi, ibiti byari biri aho ari amazi yanyuraga, ngo byose byabonaga ubuzima. Kristo Yesu akozwe. Byose byabonaga ubuzima. Ni ukuvuga ko rya jambo ry'Imana uko rigenda, abantu bagenda baryumva aho tunyuze hose, byaturutse mu ngoro riragenda imihanda yose tunyuzemo, abantu bakagenda babona ubuzima. Rya jambo ry'Imana umuhanuzi arabyerekana mu mvugo izimije y'ubuhanuzi nyine, ariko ari amazi ni wa mwuka w'Imana ya Roho Mutagatifu izagenda iyobora. Ariko rimwe na rimwe wareba muri iyi minsi ubuhanuzi bwa Ezekiel buri kugerwaho. Reka aho muri iyi minsi dusigaye dufite insengero nyinshi, ariko ukabura bwa buzima buri guturukamo, ukabura ngo abantu bose bahatuye aho ayo mazi azanyura, igiti, abantu, inyamaswa byose bizabona ubuzima. Ariko iyi minsi isa naho bitagaragara neza. Wenda impamvu bitagaragara nuko na Sekibi ntashaka kugira ngo ayo mazi atugire akamaro. Mwagira ngo Sekibi atangira
iryo jambo ry'Imana umwuka w'Imana ayo mazi akabitangira kugira ngo byere kutugirira akamaro. Wenda urugero hano muri Evangelii ya Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 13 kugera ku 22 turabona uburyo ya kiliziya ni Yezu ubwe muri bwa butumwa muri kwamaza ubutumwa ya kiliziya Ezekiyeli yahanuye noneho Yezu arahageze asanga kugira ngo bumviremo ijambo ry'Imana byari bizabaho ubuzima bakamenya kubana, ahubwo bayigize inzu y'ubucuruzi. Imana yajishimwe. Aha niho bavuga ngo Yesu yagize ngo umujinya mutagatifu muri Bibiliya niho batubwira niho Yesu asa naho yababaye, kuko ingoro ikibereho no kugira ngo tubone ubuzima, ariko ahubwo bayigiriye ubucuruzi. Niho bacururiza inuma, niho bavunjirishiriza amafaranga. Ubona ko batandukiye cyane ikingoro y'Imana yagombye kuba iricyo. Ubu kuri Evangelii twumvise ntago bitandukanye n'ibiri gukorwa. Nababwiye nti muri misi dufite amadini menshi, ariko yose yabaye iz'ubucuruzi. Niyo mpamvu Yezu n'uyu munsi azanabidutunganyirizana n'ubu ngubu, kuko inzu y'Imana, amaparuwasi yacu, amasengero menshi tubona ku misozi yabaye inzu y'ubucuruzi. Abenshi baterana bagiye kuvuga ngo dushaka kugira ngo tubone ibya 10, dushaka kugira ngo tubone icya 10 nyine, kugira ngo ubona n'umwana n'umusore ukigimbuka w'inyaryenge atashinga idini, ejo bundi akaba yakize. Idini ry'iki mu amafaranga akaba yivaniye maye. Ni iki amadini yacu amaze muri iyi minsi. Ndetse rimwe na rimwe nk'idini Gatolika muri minsi ubona ko ritakigezweho, kubera ko ryo ntiramenya ubwenge bwo kubaka amafaranga nka gutyo, ariko abandi amadini bayagize ubucuruzi. Atari uko twabashima, abo ari kugira ngo uyu munsi twongere turebe. Ubundi byari bizwi ko aho kiliziya igeze abantu batangira kwiga bikabagirira akamaro. Icyo gihe none tuba dutangiye kujya muri bwa buhanuzi bwa Ezekiyeli, abantu batangira kumenya ubwenge, abantu batangira kurijuka. Aho kiliziya yageze, aho paruwasi yageze, nibyo ntabwo nabwiye nti n'impamvu muri minsi tutabona akamaro ko kubaka paruwasi yacu, nuko taza akamaro kayo. Aho paruwasi yageze ubundi muzacunge murebe kiliziya, amashuri atangira kuhagera, abantu bakamenya ubwenge. Icyo cyari cyiza kandi nakizana n'ubu. Aho paruwasi yageze ubundi byari bizwi ko ivuriro riraza, ubuzima bukaburaje. Ni bwa buhanuzi bwa Ezekiyeli. Hari ikintu kimwe tutigeze tumenya, n'ubukire bwagombaga kuza, nuko mwagira ngo abantu sinzi uko Sekibi isa naho yatangiye kudutera ubwoba, kugeza aho wenda niba tuvuze nk'ibintu by'amafaranga abantu batangira kuvuga ngo dore da, batangiye kuvuga amafaranga. Ariko mu by'ukuri burya byari na ngombwa ko aho paruwasi igeze na banke zihagera. Icyo ntabwo turakigeraho. Amashuri yaraje, amavuriro yaraje, ariko banke ntiturazigeraho, kubera ko wenda abisi baturuhije kumenya akamaro kazo. Ni nayo mpamvu kuba tutaramenya akamaro k'amabanke muri iyi minsi. Amabanke ariho mangiye kuvuga ngo aratwiba, ariko bambabarire ntago ari uko batwiba, ahubwo nuko hari ikintu kibuze. Nk'ubu umuntu ushaka gutera imbere akavuga ngo ndajya muri banke, akenshi amabanke muri iyi minsi agwa kuri interest zigera kuri 18%. Ni menshi cyane mu mafaranga. Kugira ngo umuturage azafate inguzanyo muri banke yishyure gutyo azunguke biragoye. Kristo yazakozwe. Ni nk'uko wafata ishuri muri minsi ryiyubashye bakaguca 100,000 ngahe ku gihembwe, ukavuga ngo hari umuntu uzaryigamo agire. Ariko murebe ko abihaye Imana babijyagamo bakigisha neza kandi ntibasabe amafaranga menshi, bityo abantu bagatera imbere. Byari na byiza ko dutekereza ni gute na banke ziraza kandi ntidusabe urwunguko rukabije.
abantu bakabona akamaro ka banki. Muracyafite rero muracyafite umukoro. Kristo Yesu akozwe. Wenda by'umwihariko mbashimire abana benshi mwigishije, mbashimire nk'abasomusiyo, sibyo? Mwigisha abana benshi muri education, tubabonamo tubita abana banyu, ariko ntabo tubona cyane mu bucuruzi, kuko ntabwo tugize twigishwa akamaro k'amafaranga, kandi byanze kunze karanahari kenshi. Kuvuga ngo igikurikiyeho muri iyi minsi mujye murana abandi mwareze, aho naho muhagere. Donc tunababwira akamaro k'ibyo kugeza aho tuzabonera ba bantu bashinga amabanki batabashakamo urwunguko, ahubwo bashakamo kugira ngo batere imbere. Nkuko dushaka mu bantu ngo bige batere imbere, nkuko dushaka kugira ngo bige bavura abandi ubuzima buzi, no tunabigishe gutera imbere. Burya hari ikintu cyabuze iwacu mu kiliziya, kwigisha abantu akamaro k'amafaranga. Ntabwo twabigezeho kandi barayakeneye. Dukenewe n'abantu biha Imana, dukeneye n'abarayiki duforoma bakigisha abantu ko bagomba gutera imbere, bakigisha abantu akamaro k'amafaranga, ibikoresho tugomba kubana nta bujura nta ahubwo tukamenya ko amafaranga wifashisha kugira ngo utere imbere. Uwo mukoro sinzi niba tuzawushobora pe, twesheje byinshi ariko yo sinzi niba tuzawushobora, ariko Nyagasani azadufasha, kuko ingoro y'Imana aba bantu bose impamvu Yesu abatonganya bose barirwariza, buri wese yirwandaho, ni ukuvunja, ni ukugira gutyo, ugasanga nta muntu witaye ku wundi. Dukeneye no kugira ngo tugire abantu bita ku bandi, bareba bakavuga ati dore aba baturage ikintu babuze ni ikintu baboneraho babone igishoro kapitali, ariko interest zabe nkeya kugira ngo nabo batere imbere. Bakeneye ubushobozi butuma buhoro buhoro nawe avuga ati dore iki gishoro uzishure bitakugoye. Icyo kintu nicyo kibuze ngo tubone iterambere muri rubanda ruciye bugufi. Buri impamvu mubona na banki ziguma kugira, dufite zira banki zigira akamaro abakiri, kuko umukiriya akavanamo za miliyoni akarangura ibintu byinshi, we akongera akabigurisha, bityo ya mafaranga azawungukira kuri to ndende. Ntabwo bimukoraho cyane kuko nyine aba yararanguye na byinshi, aba bafite ubushobozi, ariko se abaturage bacu zibagirira akamaro. Ibi ndabivuga ntabibwira bihaye Imana cyane, ahubwo mbibwira ko nk'abakristo aho dutuye, ubundi icyo paruwasi yagombye kudufasha ni ukugira ngo tubitekerezeho. Ariko se tubitekerezaho? Mu yandi magambo, paruwasi zacu zitumariye iki? Turaza twumva ijambo ry'Imana tugataha bikarangira. Paruwasi zacu zitumariye iki? Ubwo rero twari dufite impamvu yo kugira ngo dushikare ko paruwasi zubakwa mu giturage, kugira ngo tube byatsinda aho abakristo batuye bashobora gusangira ibi byose, bakavuga ati ariko ni gute ahantu turi hashobora gutera imbere. Turacyafite umukoro munini cyane, ariko rero ijambo ry'Imana ntago rigombera ubwinshi. Ubwo no kugira ngo twongere tubitekereze aho tunyuze hose, twumve ko paruwasi idufitiye akamaro, kugira ngo dutekereze cyane ku iterambere ryacu rya roho, iterambere ryacu ry'umubiri, kandi tegura ubuzima bwacu bwo mu ijuru. Ntabwo Imana yaturemeye kuba muri iyi si kugira ngo tubeho nabi, yaturemeye kugira ngo dutegure ijuru, kandi tutari mu mibabaro gusa. Buriya nubwo twibeshya, ingoro nyayo ni umutima wacu, nicyo Yesu akeneye mbere na mbere, kuko buri iterambere rihera mu mutima wacu. Muri minsi abantu bajya kure cyane. Ikindi kandi murebe namwe, mu minsi yashize akona nibagiye ukababwira, hari igihe kiliziya yigeze kwadukana banki biserimu ibura abantu. Muzi cyatumye ibura abantu? Nicyo kubura umutima, kumva ntago bazi ko ari abakristo hamwe ngo bumve bati none ni gute turabigenza. Icyambere yaje imeze nk'andi mabanki, icya kabiri n'abakristo aho kugira ngo bayisange bayibona nk'andi mabanki. Dukeneye akarusho ko kuvuga ngo ni gute abakristo bacu batera imbere. Hari idini rimwe rigeze kugerageza, ni bari barashinze kitwa Gosheni, ariko
nacyo kikaza kimeze nk'andi mabanki. Dukeneye rero ikintu kivuga ngo icyo dushaka ni ukugira ngo abakristo, ni ukugira ngo abantu batere imbere. Ntabwo tubashakamo urwunguko n'urucuruzo, ahubwo tubashakamo iterambere kugira ngo batere imbere. Wenda twavuga uti none nibamara duhemba abakozi bakora muri iyo banki n'iki, noneho ikindi aba bantu ni gute bazatera imbere? Iri ni ihurizo rikomeye. Imana idushoboze. Nyagasani Yezu nabane namwe.